nitwa John Kabano, nkaba mba Quebec, Canada. Hanyuma Autisme Rwanda ikaba yaransabye kuza gutanga amahugurwa kuri autisme, kuko ni ibintu nize cyane kandi nigishije. Abantu benshi ntabwo bazi autisme, kuko autisme naho batangiye kuyimenya muri 1943, ariko mu byerekeye amateka ntabwo ari kera cyane, ku buryo ubu ngubu tumaze kumenya autisme icyo ari cyo. Ni ikintu kiva kuri gene ziba mu mubiri, hanyuma nazo ubwo zigatuma umutwe w'umuntu ufite autisme utaba nk'uwundi usanzwe. Hanyuma rero ibyo bikagira ingaruka ku miberere yeho, ku buryo bwe bwo gutekereza, bwo kubona ibintu, bwo kugira contact n'abandi. Ahangaha hari abantu bakorana n'abana bafite autisme, hari n'ababyeyi bashaka kumenya uko abana babo bameze, hari n'abandi benshi bakeneye kumenya autisme icyo ari cyo. Autisme ntabwo ikira, kubera ko autisme ntabwo ari indwara. Autisme ni mu mutwe, hari neurone na connection mu mutwe zitabaye nk'uko zategezwa kumera, kubera ko igihe umwana ari mu nda, hanyuma ari ubwo ubwonko bugenda buba develope, hari neurone zigenda zijyaho zitategezwa kujya, cyangwa ugasanga hari ahantu hari neurone nyinshi cyane zitategezwa kuhaba. Hanyuma connection ugasanga hari ibice bimwe byo mu bwonko bidafite connection, cyangwa se bifite connection nkeya cyane, ku buryo information ntabwo igenda neza. Bashobora gutanga umusaruro, so kuvuga ko umuntu ufite autisme ari nta bwenge afite, ahubwo abenshi cyane bazi ubwenge burengeye n'abantu nyine basanzwe, ubwenge bwinshi cyane. Ibintu byinshi tugenderaho ubu ngubu byavumbuwe n'abantu bafite autisme, kuko bazi ubwenge cyane. Hari ibyo bita quotient intellectuel cyangwa se intellectual quotient. Hari abantu bafite autisme barenze 100, bazi ubwenge bwinshi. Sasa rero bagerageje kubafasha, bakiga nk'abandi, bakabakura mu ngo, noneho bakabajyana mu ishuri bakabigisha, bashobora gufasha igihugu cyane. Hari umwizero, kubera ko urabona nk'iki kigo cy'ahangaha, iki kirabafasha, kandi namwe kandi nk'ubu ngubu turiho turavugana n'abandi bose bari hirya no hino mu Rwanda, barabyumva, barumva ko abantu bafite autisme si ukuvuga ko ari abantu badafite akamaro, si ukuvuga ko ari abantu mbese nta kintu bashobora gukorera igihugu no gukorera community zabo barimo. Ni ukwizera abo bana, hanyuma bakabaha chance, bagashobora kwiga nk'abandi, bakajya mu ishuri bakiga, abafite ubwenge, kuko hari abazi ubwenge bwinshi, kandi noneho mbese bagakurikiza uko abo bana batekereza, ntibashake kubagira nk'abana bandi basanzwe, mbese bakemera uko bameze, uko umutwe wabo uteye, uko babona ibintu batekereza. Nuko nibyo nabwira abantu. Kandi ikindi ni ukubabwira ko umwana ufite autisme nta kuvuga ngo ntafite akamaro. Hari na benshi bakunda kuvuga ko umuntu ufite autisme nta bwenge afite. Abo ngabo bakwiye kubyivanamo, kuko ushobora gusanga babarusha n'ubwenge kure cyane. Cyo navuga nuko urabona hariya amashuri y'abana bafite autisme, ni amashuri ari muri district scolaire. Hanyuma ayo mashuri tuvuge ni nk'aya leta, ni aya leta yubaka ayo mashuri, igafasha abo bana, ikabafasha bari mu ishuri risanzwe n'iridasanzwe, bagafasha ababyeyi. Ni ukuvuga ko bashatse kugira abana bafite autisme neza, leta yategerezwa gufasha abana
no gufasha ababyeyi mbese no kugira publicité y'abana bafite autisme. Nitwa Gloire à Dieu Abimana, nkaba ndi coordinatrice Autisme Rwanda. Autisme ntabwo cyagakwiye kuba ikibazo cyane kuko byagaragaye ko iyo umwana yitaweho akiri mutoya agira amahirwe yo kubaho ubuzima muri societe nk'ubw'abandi bana badafite autisme. Ariko ikibazo gihari nuko kugeza ubu ntituramenya ikibazo gihari ngo abana batangire bafashwe bakiri bato. Ariko iyo afashijwe akiri mutoya arakura akaba muri societe nk'abandi, ntabeho za barrière. Ariko iyo atabonye iyo proper care na proper education n'ubundi arakura ariko akaba umutwaro kuri societe, kandi iyo aba akiri muto yabonye ibyo akeneye yari gukura nta kibazo afite, akaba integrated muri societe. Igishanye nungutse uko abantu bafataga autism mu myaka ishize nuko byagiye bihinduka bitewe n'ama research yagiye akorwa na openness abantu bagiye bagira itandukanye. Byanyeretse ko if we continue to fight for the right of autistic children in the future bizaba ari byiza kurushaho, kuko byatangiye hari uko babivuga ku myaka igenda izaba hari bigenda bihinduka, kandi we believe ko if we fight for their right mu myaka iri imbere nabwo bizagenda bihinduka bikaba byiza cyane kurushaho. Murakoze cyane. Amahugurwa ni meza ku babyeyi kuko bituma umubyeyi asobanukirwa neza umwana we, kuko buriya nkuko mwagiye mubyumva kenshi mu mahugurwa, Professor Kabano yakomeje kubisubiramo, bose baratandukanye. Uko umubyeyi afite umwana we w'umutiste ntabwo afite ibibazo bimwe nk'iby'uwundi azi cyangwa uwo bahurira hamwe ku ishuri, bose baratandukanye. Nicyo gituma amahugurwa atuma umubyeyi amenya umwana we, akamenya nuko yasobanurira abandi bantu, famiye cyangwa inshuti bamubaza ati umwana bite, akamenya nuko yasobanura ati niki umwana afite autisme, nicyo ituma bimeze gutya. Iyo umuntu ageze kuri urwo rwego rwo gusobanura no gufasha umwana biraza, kandi biba mbese ni byiza ku mubyeyi no ku mwana, kuko communication iba icaho ari muri societe ariko no muri famiye. Amahugurwa azatuma nta mwana uhohoterwa cyangwa se ngo bamufate nabi cyangwa ngo bamukubite kuko batamenye autisme. Twishimiye rero ko Professor Kabano adutera iyo nkunga, akaza akava muri Canada akadufata umwanya we agahugura abarimu, agahugura societe, agahugura umuntu wese ubyifuje. Kandi ubu ntiduhagarika, tuzakomeza kugira ngo dukomeze kugira sensibilisation ya autisme. Murakoze.